Turi kuwa 17 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2025. Turi mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Manihira, akagari ka Haniro, ni muri Paruwasi Crete Congo Nil, santrali ya Mpingamabuye. Turi kumwe kandi n'abakristo Gatolika b'iyi paruwasi ya Crete Congo Nil mu rugendo nyobokamana, aho baje gusura inyubako y'iyi ngoro ntagatifu y'iyi santrali ya Mpingamabuye mu rwego rwo kureba aho igikorwa kitoroshye bateye inkunga kigeze, byaba ngombwa bakongera kureba uko cyasozwa. Iyi ngoro iri kubakwa ku musozi witwaga Giseke, ukaza gufata izina rya Mpingamabuye biturutse ku mupadiri witwaga Gervase Rutunganya wayoboye iyi paruwasi, akaba yarasize amateka ntangarugero mu murimo we wa gitumwa. Nk'umupadiri wasuraga uduce twose tw'iyi paruwasi n'amaguru, ubwo yari muri iyi santrali akagira amatsiko yo kujya gusura ahubatswe agashuri ka mbere mu mpinga y'umusozi muremure ahitwa kurya Muhunde, hejuru y'uyu wa Giseke. Yatereye uwo musozi ahantu hazamuka cyane hari amabuye, agarutse ati nageze mu Mpingamabuye, bivuga impinga y'amabuye, bahita batyo Mpingamabuye. Iyi nyubako ni igikorwa kitoroshye cyatangiwe n'abakristo b'iyi santrali ubwabo, babikesheje inama z'ubuyobozi bukuru bw'iyi paruwasi n'ubuyobozi bwite bwa leta muri gahunda yo kuvugurura inyubako nyobokamana, himakazwa imibereho myiza y'abaturage hakurikijwe kandi ibihe tugezemo. Ije isimbura shapeli yubakishijwe na Padiri Gabriel Mendro, nawe wayoboye iyi paruwasi. Yari yubakishije amatafari n'amatebura. Ni inyubako yari igezweho muri icyo gihe kuko yari ihari imbere yari ishaje kandi yubakishije ibiti. Abakristo bahagurutse ku cyicaro cya paruwasi barangajwe imbere na Padiri mukuru Philibert Kayiranga mu nkweto za siporo kabuhariwe mu guterera iyo misozi, akindikije ikote ry'imvura, yiteye umupira w'imbeho, dore ko twakekaga ko imvura itari butume turenga umutaru n'ubunyereri bwo muri iyo misozi, maze Imana igobora izuba ry'agatangaza, tuzamuka twiyuha akuya. Turi kumwe kandi n'umwe mu bisonga bye, Padiri Paul Maniragaba, umuyobozi w'ishuri rya Groupe Scolaire Congo Nil, ishuri ryitiriwe Bikira Mariya Umwamikazi. N'urugendo nyobokamana muri gahunda yo kwirebera aho ibikorwa bigeze n'ibisigaye, maze tuhavugira isengesho ryo gushimira Imana no kuyitura ibisigaye ngo ikomeze ibyiyoborere. Nyuma yo kubona ko uyu muhigo ugeze ahakomeye, ukomeye kandi ukomeje, aba bakristo baratabaza batakambira uwo ari we wese wabatera ingabo mu bitugu ngo bazagaruke mu gihe kitarambiranye, bishimira uwabashimishije ngo bishingire ingoro ibereye uwabahanze. Turashimira Imana rero wese akareshijeho cyangwa se uyikoreye. Turashimira Imana kugira abakijyaho kandi bakabasobanurira ko bimeze mu kuba santrali hano yababwira n'urugendo rurerure, ariko rwiza rwerekana yuko iyo abantu bashyize hamwe bakajya inama bashobora kugera ku bintu byinshi rwose. Buriya umutima uri hamwe ushobora gukora ibitangaza, kugira ngo izikenewe tuzikoreshe twuzuze iki gikorwa. Nicyo tubanza twanga ibyaha byacu kugira ngo Nyagasani aduhe umutima usukuye, maze ibyo byose tubikorane umwete kandi dushyikirane n'Imana. Nemera imbere y'Imana ishobora byose, Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani tubabarire, Kristo tubabarire, Nyagasani tubabarire.
Dusabe. Nyagasani Mana yacu, turi hano tugushimira kubera ibitekerezo no gushaka washyize mu mitima yacu. Waduhaye gushyira hamwe kugira ngo turebe yuko twakubakira paruwasi yacu, ndetse duhera hano ari intege nke kandi hanagoye kugerwa. Tugushimira abakristo b'i Santrale bitanga, aya mabuye bikorera n'umucanga bikorera n'ibindi bikorwa bakora kugira ngo inyubako izamuke. Nyagasani bibabereye ikiraro bizabafasha kwambuka bagera iwawe. Nta n'umwe wakubaka ingoro yawe bazabure gutura mu ngoro yawe ihoraho yo mu ijuru. Turagushimira abakristo ba paruwasi ya Petkomoni twese by'umwihariko bari hano. Ibyo bakoze turabigutuye kandi bazanira umugisha. N'ibindi bazakora Nyagasani ntutume binuba cyangwa se bacika intege. Urugendo ruracyahari kandi turi kumwe nawe. Turagutura n'abari hirya no hino, inshuti zacu zituzirikana zikadufasha. Turagutura abubatsi n'abayede bose Nyagasani ubahe imbaraga kugira ngo igikorwa tuzagisorezereze hamwe, maze bijye kuzaba ishema ryacu, ahubwo bibe ishema ryawe. Sabiye umugisha abo turi kumwe hano, ubafashe ubarengere. Urugendo bakoze Nyagasani rushushanya urugendo bazakora bagana iwawe, maze umunsi umwe nk'uko binjiye hano, noneho bazinjire muri ya nzu yawe yo mu ijuru ihoraho, bagusingize ubuziraherezo bwa Yezu Kristo umwami wacu. Mwandikiye Abanyakorinto. Bavandimwe, sishaka ko muba ijiji mu byerekeye ingabire za Roho. Nibuke ko igihe mwari mutarayoboka Imana, mwagendaga mutwawe n'ibigirwamana bijunjamye. Niyo mpamvu mbamenyesha ko nta ubwirizwa na Roho w'Imana wagira ati Yezu arakaba ikivume, nk'uko nta wavuga ngo Yezu ni Nyagasani atayibwirijwe na Roho Mutagatifu. Ingabire ziranyuranye ariko Roho n'umwe. Muri Kiliziya kwitangira abandi biri kwishi, ariko Nyagasani n'umwe. Uburyo bwo gukora buri kwishi, ariko Imana niyo itunganya byose muri bose. Koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo Roho w'Imana amukoreramo ngo bigirire akamaro bose. Bwa Roho umwe ahabwa kuvuga amagambo yuje ubushishozi, undi agahabwa kuvugana ubumenyi muri uwo Roho nyine. Umwe ahabwa kwemera guhebuje abikesha uwo Roho, undi agahabwa ingabire yo gukiza abarwayi nanone muri uwo Roho nyine. Umwe yegurirwa ububasha bwo gukora ibitangaza, undi akagabirwa guhanura. Umwe ahabwa kurobanura biturutse ku Mana n'ibitambamiye, undi agahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi, akaba n'uhabwa kuzisobanura. Ariko ibyo byose bikorwa na Roho umwe rukumbi, ugabira buri wese uko abyishakiye. Iryo ijambo ry'Imana. Amagambo rero arisobanura, ni ukuvuga umuntu wese uri hano rwose ufite agaciro imbere y'Imana n'imbere ya Kiliziya. Nanjye ubwanjye, buri wese uri hano, imyaka ufite, ubushobozi ufite, amashuri ufite, buri wese hano rwose ufite umwanya wawe, kandi uwo mwanya wawe bidasimburwa. Iyo rero umwanya wawe utawukoresheje hazamo icyuho, nk'uko Kiliziya murimo kubona hariya baramutse bataha kaze ngo bashyiremo itafari cyangwa ngo bahome, n'ubundi ibishwi byaza, umuyaga waza, abantu ntabwo bamererwa neza mo hano. Ni byiza yuko na hariya naho atari icyuho. Iminsi yashize naje barimo gukora hariya hejuru, niba bari kwicira inyoni, niko bavuga, barimo kubera ko haramutse hari icyuho, hari ikibazo cyahaba. Nawe rero uri hano uko umeze kose, hari umwanya wawe ufite muri Kiliziya,
hari ingabire Imana yaguhaye, nuyikoresha neza twese tuzaba amahoro. Kandi nk'uko mubizi, buri wese akurikije icyo Imana yamuhaye nacyo azakoresha. Ni ukuvuga ntabwo Imana izagusaba ibyo itaguhaye. Wahawe talent 5 yatanze izindi 5 ziba 10, wahawe 2 atanga izindi 2 ziba 4, watanze imwe ntabwo yazize ko yahawe bikeya, ahubwo nuko atabikoresheje. None rero muri aka kanya babwira ko mwe turi kumwe, nubwo nta kintu wenda urakora kugeza uyu munsi, ariko uyu munsi hari icyo ukoze. Yonyine kuba tuzanye, kuba tugendanye, hari n'abo tutaherukana kuganira, utwana twari turi kumwe, buriya ukuntu tumenyanye, hari n'ukuntu bamwe bavugaga bati abana bari hano iminsi iri imbere bazitwa ba uzaribara. Niyo mpamvu uko byatangiye, uko byari bimeze, aho ngaho nibo bashobora no kuzavamo abapadiri, abandi bakavamo ababikira, kubera ko n'ubundi kiliziya idafite abajeni, idafite abana, ntawe yazagera. Umuntu uri hano wese amenye ko ubu ngubu nanjye gukoresha ya mvugo y'iki gihe ngo badukoreye umuti. Ni ukuvuga ushobora no kugenda ukanabivuga uti nabonye bimeze gutya, nabonye hasa gutya, nabonye hakenewe iki ngiki, nabonye hasa ushobora no kuduha igitekerezo kavuga uti padi nabonye bimeze gutya, ariko kubisigaye yaba twabigeza gutya, kuko ibi byose ni ibyacu. Padiri Paul muramureba hariya, ejo ntabwo azaba hari. Padiri Pacifique wari kuza nawe ntabwo azaba hari. Padiri Kayiranga, abatekereje mbere urabona Padiri Emmanuel mushyira kuri gahunda uko bizagenda, na Padiri Gaspari aho ntabwo bari hano. Ba Padiri Gilbert mwahoze mumbwira ukuntu Musenyeri yavuze ngo baje hano ati kiliziya mwazashekeje ku buryo muyivugurura. Urumva ibintu biragenda bikabaho ari uruhererekane uko bigenda bisimburana, ariko hari ikitagenda, ni mwebwe abakirisitu. Mwebwe muri nk'ibishyitsi biranga. Ni ukuvuga rero singashavure cyangwa njye gusarara vuga mpinga amabuye kandi muhari, ahubwo njye mujye mumbwira ngo padi dukorera iki ngiki. Nk'ubu ngubu muramutse munayazanye n'uyu munsi, ejo mwasanga byarangiye. Ko icyo bakora ni ukugira ngo ibintu bise neza, bikomere, bigende neza, kandi duke cyangwa twinshi mwatanze dukoreshwe neza, kuko muzanabireba nibagira iyo turimo kubara. Uramutse ubihaye abandi mu by'amasoko, ushobora gusanga hano bavuga ngo amaze kugenda miliyoni 100, 200, bitewe n'uko twifuza yuko ibintu byanyu byacungwa neza. Ariko nta muntu wacunga icyo adafite, ahubwo byose tubifite kubera mwebwe, kandi byose tuzabigira kubera mwebwe. Ubwo mwamenye no kuza hano, ingabire yanyu ubwo irimo gukora, iri ku murimo, kandi ntimugasubire inyuma, byose bizagenda neza. Ubwo rero nagira ngo nyuma y'iryo jambo ry'Imana dukurikizeho iryo sengesho ryo gushimira Imana, dusabira na paruwasi yacu, isengesho ryo dusaba Imana kugira ngo ibe imbaraga, ariko nanone dusabire n'iki gikorwa kugira ngo Nyagasani azaduhe imbaraga zo kugisoza amahoro, nta kituvunye cyane, nta bavunishije abandi, ahubwo twese tugiye mu buryo umwe, kandi buri wese akazagira ibyishimo byo kumva yuko yagize uruhare kugira ngo kiliziya yacu, paruwasi yacu, santarari yacu, imiryango remezo yacu byose bitere imbere. Imana idufashe mu isengesho ryacu. Ingoro y'umwana wawe hagati yacu, utubumbira mu muryango umwe w'abakristo bw'abatisimu twahawe no kubw'Ukaristiya dusangira. Uyu munsi twaba tunahuriye mu rugendo rugana hano Mpinga Amabuye, tuje kugushimira hamwe iki gikorwa no kugusaba kugira ngo dufashe kugisoza amahoro. Kenshi rero Nyagasani duhurira hamwe tukumva ijambo ryawe nk'uyu munsi, ridukangurira ubutitsa gushaka kwawe. Turagusaba ngo iyi paruwasi yacu, by'umwihariko isantarari ya Mpinga Amabuye n'inyubako yayo, uyikomeze mu kwemera, kandi urusheho gushishikarira ibikorwa by'urukundo n'iby'isozabutumwa. Dube gufatanya nk'abavandimwe koko, nta guharirana cyangwa se guterana abandi. Abapadiri bacu ubongerera ishyaka n'ubutwari mu mirimo wabashinze no kudushyikiriza ijambo ryawe no kudutagatifurisha amasakramentu. Abashinzwe imirimo inyuranye y'iyogezabutumwa ubakomeze mu kwemera no mu rukundo, kandi udutoremo urubyiruko rushishikariye kwiyegurira no kujyana ivanjiri aho batarayimenya. Imiryango remezo yacu wihe kuba ihuriro ry'abakristu barangwa no gushishikarira gucengeza vanjiri mu mibereho yabo ya buri munsi. Ingo z'abashakanye by'umwihariko iziri hano
uze kurushaho kubahiriza amasezerano yabo. Abana babonere ku babyeyi babo urugero rwiza mu mico no mu myifatire ya gikristo. Aboro n'indushyi bitabweho nk'inshuti z'Imana. Umuryango wacu udashobora kwibagirwa. Ingo ziri mu bigeragezo zikwiyambaza ubutitsa. Abakazuyazi ubakangure. Abagutaye bakugarukire. Abigishwa bawe n'abakristo babatera inkunga. Abapagani bahinduke bafashijwe n'ingabire zawe n'urugero rwiza rw'ababatijwe. Abasore n'inkumi by'umwihariko bari hano birinde ubwomanzi, bashishikarire amatwara y'ingoma yawe kandi bitegure kuzashinga ingo zabo ubukristo n'amajyambere abereye igihugu cyacu na kiliziya. Maze rero twese Nyagasani uduha amahoro n'ubwumvikane mu bwubahane no mu gufashanya, kugira ngo dushyire hamwe kubaka ingoma yawe y'urukundo. Nuko umunsi umwe buri wese mu bagize iri koraniro ryacu, nk'uko twafatanyije urugendo, dufashijwe na Bikira Mariya umubyeyi w'abakene, umubyeyi w'abemera, azatahukana ihirwe ryo kuzabana nawe iteka mu ijuru ubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Imana nzima, niwe waduhaye ubwenge, uduha n'imbaraga kugira ngo tuzikoreshe kubaka kiliziya yawe, kugira ngo dufashwe n'umubyeyi wa Mariya natugende imbere, maze tuzashobore ko gusoza igikorwa cyawe, tuzakomeze kuza kugushimira. Nyagasani kandi tugutuye abagushijwe n'ibikorwa dukora, bakumva yuko bibagoye kandi bari kubishobora. Natwe duhe umutima mwiza wo kubakira neza no kubasobanurira no gufatanya nabo, yo kuzagira n'umwe uherayo cyangwa heranwe. Tugutuye n'abanyantege nkeya bababazwa nuko ntacyo bagishoboye, ahubwo Nyagasani tubatuye ibyo bakoze, kandi mu ntege nke zabo bari kugira umutima mwiza, n'isengesho bavugiye aho baryamye mu buriri cyangwa se mu rugo, ujye uryumva kandi naryo ritugirire akamaro. Tujye no kubatega amatwi mu nama nziza bagira, tubisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Bavandimwe rero, Nyagasani adufashe mu isengesho ryacu, kandi Bikira Mariya umubyeyi w'abakene twiragije muri paruwasi yacu azamurira isengesho ageze ku Mana, kandi akomeze abane natwe duherekeze, azatume tubasha kuminuka Karuvariyo tudahemutse, ahubwo tugira amahirwe yo gushengerera izuka rya Yezu, izadusobanurira natwe ibyo tutumva, kumenya ko imisaraba yacu nititwara neza na Yezu umwana we, izaduhesha ikuzo ryo kuba abana b'Imana n'urugero rw'abandi. Amateka make rero hano turi, urugendo ni rurerure, habuze agashapere gato rwose ariko kageragezaga. Nshimira ababaye imbere ndetse bambwiraga ko ku gihe cya Padiri Mendoro bari barakavuguruye, ariko nyine hari n'amadirishya y'ibiti. Hari agashaperi ariko tukaza tukasomera misa rimwe na rimwe ku minsi mikuru, ugasanga nyine biragoye. Hari n'igihe Padiri yazaga mu gihe cya Triduum Pascal cyangwa kuri Noheli akaharara, ariko murabona ko hano ntawe ari kurara. Ndibuka ubushize Paul yaraje araramutsa Christian imibu ibona ifunguro, arabyuka rwose ajya ku ishuri hariya naho biranga, ariko arangije arabikora rwose abamariye misi yose. Muribuka Padiri Manuel nawe yaraje araharara, ari nayo mpamvu twavuze tuti kwano ko dufite santrali kure, kandi hari abakristo bacu nubwo atari benshi cyane, ariko buri wese afite agaciro imbere y'Imana.
nibwo rero twagiye gutekereza turavuga twakubaka chapelle imeze gute. Ubwo rero twaje kujyame n'abubatsi namwe twagiye tubagisha inama tureba umubare w'abantu turavuga tuti byibura ahangaha dushobora kuhavugurura bigakomera nta kibazo, uri ubutaka bwabo bumeze neza kuko iyi ngoro irahari kuva mu mwaka w'1936. Hano hari kuba icyo gihe cyose wumva hano hantu ni hakuru, nayo mpamvu bavugaga ngo barajyayo bagira gute ugasanga iyo uri mukuru sibyo rwose. Ni ukuvuga hano ni santrale rwose inkuru muri paruwasi yacu, numva Gihanga ariyo muri 25 ahari. Buriya naho hahoze agashuri ku Kivumu haje nyuma gatoya kugateza haza nyuma murabizi, ariko naho hahoze iyi nama nayo yarageragezaga yari ikomeye, reka ne kujya ahandi ngaruka ahangaha. Ni ukuvuga aha rero turavuga tuti ubwo ari hakuru reka turebe yuko abantu babo nabo babafasha, kandi niba mwagiye mureba n'imisozi icyo nashakaga no kugira ngo murebe ukuntu ahantu hameze. Mwabonye munsi y'urugo ko hameze, mwabonye ibizu uko bimeze, mwabonye ko abantu ba hano ni ukwiyaranja, ariko hano hantu ntabwo hahera cyane, n'amabuye y'agaciro sinzi na mwayabonye, impingamabuye wenda iri haruguru arahari, ariko hano abantu baho barikokoye cyane. Nimwumva turimo kuranga ngo batanze ayangahe ngo bakoze ibi ngibi, mujye mumenya yuko bagerageje. Hano iyo padiri yaje gusaba misiyo, twazaga gusaba misa twaga twicaye turi hano, ba padiri hano hahoze alitari nyine turi hano, ariko mu bakristo twaga dufite niba nabeshye rwose. Ni ukuvuga bariteguriye, baduteye courage. Aya matafari yose yubatse hano barayabumbye mbere. Aya mabuye mubona ari hano, ayo twakore hano barahatabye amabuye hari hameze ukuntu, na hano inyuma nayo twakoresheje na za fondation bari baragiye kuyazana hano hejuru hano hasi mu mugezi bageze ahangaha. Umucanga twakoresheje bari barabuzamuye ku buryo n'ibyo dukeneye uyu munsi barimo kubikora. Urumva rero ko bafite ishyaka. Nashimira urubyiruko rwacu rwo kuri paruwasi, bafite umuryango remezo Mutagatifu Nyasi. Ejo baje hano n'amaguru bajya hasi barikorera umucanga, n'uyu munsi bagarutse. Ubwo rero byerekana yuko ingabire y'Imana irimo gukora. Hari rino shyamba ni iryabo, ni irya paruwasi, ariko ntabwo bavuga ngo ugiye gusarura ishyamba ntawe wariteye. Ni ukuvuga bariteganyirije. Ni ukuvuga ngo mu byo bakoraga byose bari bazi cyangwa se roho mutatu yabakoreyemo ku buryo dushobora kugira aho duhera kugira ngo tubafashe. Ubwo rero mu byo nashimiraga Imana nabo ndabashimira, n'abafashije turabashimira. Tuza rero kureba turavuga tuti ese iyo nyubako yameze ite. Tubanza kureba umubare, tureba abakristo ba hano urebye iyo baje ku cyumweru bari hagati ya 400 na 500, ariko tukavuga tuti nitwubaka ubwo bashobora kuzarenga hano. Akaba hashobora kuba ahantu ushobora kubaka ukizera yuko hazajya bisakaramentu. Na wa wundi uvuye guhinga, na wa wundi uvuye mu rugendo, na wa wundi urwaye azavuga ati reka nze nitera utuzi nandare byo gushengerera Yesu ari hariya. Byanze bikunze iyo umuntu akoze ikintu cyiza, isengesho ry'umuntu umwe rigera ku bantu benshi, rikagera ku rugo rwose, rikagera ku muryango, rikagera ku mudugudu cyangwa ku sisiro, kubera yuko umuzima rira hehe umunyagasani nk'uko babivuga, umunyamugisha abera abandi umugisha. Turatekereza tuti rero reka turebe uwo mubare nibura tugire 600, ndetse n'umwubatsi aza kutubwira ati hari inyuma nkurikije ukuntu umuyaga umeze dushobora no kubaka tugashyiramo n'akantu imbere, ariko katazapfa ubusa ngo kabe umutako gusa. Hariya mwabonye imbere muraza no kwagera kuri esikariye, ni hahandi wenda tugira nk'umunsi mukuru cyangwa musenyeri yaje abantu bakaza, muzi ko hari n'abahura, hari n'abazana n'amatsiko. Umuntu wese uje akaba ashobora gutera intebe ari inyuma akaba yakwicara, tukaba turi nk'abantu 650 700 kugira ngo hano Impingamabuye tungana dutyo ntabwo twakiri bakeya ukurikije uko santrale yacu hagase. Ubwo rero nari ngiye ku mateka y'umubare n'amateka y'ubwiza bw'iyi ngoro. Ikindi rero tuza kureba turavuga tuti yagombye kuba ari ingoro yujuje ibisabwa. Ni ukuvuga ngo mwumvishe ko ari za kiliziya zagiye zifungwa, ntabwo zujuje ibi ngibi, ntabwo zimeze gutya. Mushobora kuza hano mukavuga muti ariko ku mutima mwapfushije ubusa, aya madirishya tuzayabona na za grillage, ese ziriya nzugi ko iriya miryango ko byinshi. Ubu ngubu twagendeye ku kintu cyitwa ngo ese abantu 600 bari ahantu baba bari ahantu hari imiryango ingahe n'amadirishya angana iki? Ese yabaye inkongi y'umuriro banyura
no kuvuga na hari inyuma tuzashyira byo tarambe no kuvuga ngo n'umuntu ufite ubumuga abasha kugira gute kugera hano n'umupadiri ufite wavunitse nano nawe abasha kugira gute kwagera ibyo byose bazaza babire bavuga bati ko kwingi yujuje ibisabwa cyangwa se ntabwo yujuje ibisabwa mubanze mukora ibi ngibi ari nayo mpamvu mubona ko amafaranga ashobora no kwiyongera naho ubundi n'ubu bashaka kudusaba bati muragira gutya ariko icyo nzi ni uko twashatse gukora ikintu kizanaramba ntihagire umuntu bazongera kubaza nyuma y'imyaka 20 cyangwa 30 uri muze mugire gute muvugurure kiliziya ahubwo ikaba ifite urukuta rumeze neza ifite zira za rongirine n'iki ku buryo aya mategura aya amabati buriya nayo afite karite yayo ntabwo ari twaje kugura ari hepfo cyane muzavuga ngo yacise ejo bundi ahubwo nayo bita auto porta ni beige 28 rwose twa turi dukoresha usanga ari nka beige 30 na kangahe kajya kanaguruka cyangwa kagira gute ni ukuvuga iyo tuza kugira amahirwe ko gushyira 26 ariko tutagiye kubaga gatatu ntabwo amafaranga bazayabona twagiye bakoresha porogaramu kugira ngo mubyumve neza ntabwo ari pirate ni amabati akwiriye kiliziya nk'uko banabidusaba kugira ngo nyine birabyuma aho ngaho byavuye ntabwo ari kujya kugura hariya byavuye aho ngaho nyine babikora ku buryo baduha karite imeze neza kandi ikwiye biriya by'umucanga ni ibintu bipimye ntabwo rwose abantu barya sima kugira ngo kubera ko ejo bundi yaba yahirimye ikaba itagifite agaciro muzi ko harimo abantu bajya bubaka urusengero cyangwa inzu cyangwa kiliziya bajya kumva bavuze ngo yahirimye nimugoroba urumva rero yahirimana n'ibitekerezo by'abantu n'imbaraga zabo mwumvishe ko hano hahirimye ari ibigo byagenda bite munyenge mwantera amabuye byamera nka bya bindi bya Musa na mukuru we Aroni babuze amaso ikiliziya rero mu mateka yayo usibye n'iyo mikomerere bashatse yuko igira ibyangombwa byose umuntu yakwifuza kuri kiliziya iri kure ku buryo padiri ashobora kuza hano akabona aho yambarira n'abahereza bakahabona nimuza kuhagera murasanga ari ahantu hameze neza akari gahari kari kubakishije ibyondo bagakuyeho kongera kubaka bundi bushya hari icyumba kirimo byose ku buryo umupadiri noneho byari byo kuvuga ngo araza ajye mu ishuri ajye gukambika ashinga ihema azajya aza rwose ahabe hari byose yakenera aramutse azi no kugira gute n'imbabura yarekiramo ku buryo ashobora kuza akamara icyumweru b'abakristo bavuga bati twabuze padiri akaza ku wa kane nimugoroba akazataha amaze kubaha misa yo ku cyumweru urumva ko nta kibazo afite nabo nta kibazo bafite umushaka akamubona uwasura ukeneye amasakaramentu akamusura umurwayi akamusura ku buryo rwose hano haba ari ahantu wavuga ngo hari ibintu byose byuzuye kandi nta ngorane zahaba umuntu ahaje ikindi rero hano mpagaze na altari ngo izabira hari inyuma hari kabenakoro hariya mubona uzazamuraho gatoya ndetse tujya twifuza yuko twazamura ku buryo akante ya hano igenda izamuka gutya ku buryo n'uri inyuma ataba ari umuntu utarimo kureba imbere ahubwo areba byose kandi umutima we uri kumwe n'abandi gusa twifuza ko izaba nziza ko mubibona gutya twagize amahirwe amatafari bakoze meza cyane ubwo nibamara gushyira muri zanjwe bagasigaho gasima n'inyuma hano inyuma ho hazajyaho akantu numva naraberetse igishushanyo bakoze hazajyaho akantu k'ibuye byiza cyane iri hagati y'umukara na violet noneho dushyireho n'umusaraba n'ahari inyuma ku buryo n'inyuma niyo wabibona wasanga hari ahantu hasa neza hubatse noneho umuntu ashobora no kuvuga ati ngiye natanze wenda 5,000 cyangwa 10 kumva ari akayabo ariko ayisubona uko bimeze hano kuko nari abati byonyine bishoboka ni ukuvuga nyine harimo abantu bagiye bitanga cyane hari wenda n'abataritanga ariko ngira ngo muzabikora muzanabwira n'abandi kuko byo ni ngombwa ikindi atubwiye usibye experience isanzwe yo kubaka ni ngiye kubishyira mu ivanjiri ni muri umuntu watangiye kubaka gusoza bikagira gute mwameze nk'umuntu w'umusazi ubwo rero njye sinzi ukuntu njye mushobora kugenda mukanyemeza yuko ntangira n'ubundi mwabizi ukuntu mwabigenza ni uko bifite ingabire yo kwihangana cyane
barambwira ngo kuri 31 z'ukwezi kwa 12 2024 uzamangira kuyatanga. Mwarabikoze. Urumva ndagenda ndanabizera njya kubwira musenyeri, namubwira nti mu kwa gatatu tuzagira gute uzaza gutaha, uko bambwiye ko urabizi ukuntu byagenze, ariko ubwo wenda nta utinda adahambira, ariko icyo nabafashamo uzaheka ntabwo mwisha. Binoro mutagatifu nk'uko Yesu Kristo umwami wacu yabitwigishije akanabidutegeka, dutinyuke kongera kwita Imana umubyeyi wacu no kuyisaba ibyo dukeneye tugira tuti dawe uri mu ijuru, ingoma yawe yegere hose, ishaka gikorwa munsi uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungurire none, tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuziterane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Kubwami n'ububasha n'ikuzo muri rya Nyagasani iteka ryose. Ndakuramutsa Mariya wuzuye inema uhorana n'Imana, yahuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, dusabe. Mana ishobora byose, menya abana bawe bakoze urugendo, ubarinde ibyago byose, ariko impanuka, uburangare no kutakwitaho, maze urwo rugendo bagiye gusubizamo uzabagirira akamaro kandi barutahukemo amahoro. Tuzongere kugira ihirwe ryo guhura no kubana, dusabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amen. Abarinde kandi abumugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Jyana amahoro y'ibyishimo bya Kristo.